cya Matayo igice cya 7 umurongo n'uwa 13 n'uwa 14. Reka twumve umusomyi wacu adufashe dusome, turongera tuje gusoma mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice ni cya 14 n'umurongo wa 6. Ni karibu. Murakoze cyane. Reka dusome Matayo igice ku murongo wa 13 ngo munyure irembo rifunganye kuko irembo ari rigari, inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo, n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Kadusubiremo. Munyure mu irembo rifunganye kandi irembo ari rigari, n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Amen. Amen. Yohana ibice 14 umurongo wa 6. Kandi dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo ya 14 no kuri 6. Aravuga ngo Yesu aramubwira ati, ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Amen. Amen. Urakoze cyane, Imana iweze umugisha mwinshi. Amen. Dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya mwiza wo kuba muri aya materaniro. Ni ibihe byiza bikomeye duhesha Imana gusa. Mu mbaraga z'umuntu bishobora kudashoboka, washobora no kubishobora ukabishobora igihe gito bwaca bikakunanira. Ariko ibintu zo kuba mu materaniro mu gitondo kare mu rukerera, abandi ijoro rikuze, ukabirambamo uzubishima Imana, ni ubushake bwayo n'ubushobozi bwayo. Amen. Imana ishimwe ko iduhaye uyu munsi twebwe twese abagira ubuntu bwo kuba imbere y'amaso yayo. Imana ibaheze umugisha. Amen. Tumaze igihe twumva ijambo ry'Imana, tumaze igihe turamya duhimbaza, tumaze igihe dusenga tuzana ibyifuzo, tuzana amashimwe, kandi ibyo bihe tumaze ntibyenda gushira. Ni ibihe tugomba gukomeza kubamo uko bukeye n'uko bwije, kandi twabitangiye turi bato, tugomba kuzasoza tuvuye muri uyu mubiri. Amen. Ntabwo ari igihe dushobora kuzagiramo ikonje. Ariko nyamara icyo numva nshaka ko turi buvugeho cyane ni ukumenya ngo se ibyo bihubamwo ubihagazemwo gute, ubitekerezamwo gute, ubicuruzamo iki, wungukamo iki muri ibyo bihe. Amen. Amen. Turaterana by'ukuri. Natekereje nza numva abavugabutumwa batubwira ubutumwa bwiza, bamwe umwe akaza akavuga ibyo kwizera, undi akaza akavuga ibyo gukiranuka, undi akaza akavuga imbaraga z'Imana, undi akaza akagira, ariko nkibaza ngo se muri twebwe abagirirwa amahirwe yo kumva aya magambo ya Yesu, ni iyihe nyungu dukuramo? Ubuhamya bw'ijambo ry'Imana, aho ijambo ry'Imana ryadukuye, aho twavuye n'aho turi ni hehe?
icyo kibazo dukomeze tukibaze nyuma tubone kwinjira mu ijambo ry'Imana. Kandi buri wese ashobora kwikorera isuzuma, buri wese akisuzuma ubwe akamenya aho ahagaze. Ubu muri niba turenda tekereza ko tugiye kurangiza imyaka 3 niko ntekereza, noneho abantu bagakora evaluation. Iki giterane cya buri munsi ni ukuvuga ngo ubundi abandi bagira igiterane cy'icyumweru, bashobora kugira igiterane cy'iminsi 40, abandi 21 bakabisoza, ariko twebwe niba turi mu giterane cya buri munsi. Ni ukuvuga ngo twebwe abari mu biterane za buri munsi tugomba kuba abantu badasanzwe buri munsi. Tukaba abantu badasanzwe ba buri munsi kuko tuba mu bitane za buri munsi. Tugiye kuganira hejuru y'inzira nyakuri, inzira itunganye. Ikivi tuba mu biterane za buri munsi tugomba kuba turi mu nzira itunganye ya buri munsi. Inzira ya buri munsi itunganye. Hari inzira nziza, hakaba n'inzira mbi. Ibyo nico hari inzira nziza habaho n'inzira mbi. Kandi buri wese mwisi utahagaze mu nzira mbi ahagaze mu nzira nziza. Kandi iyo nzira nziza buri wese afite uburenganzira bwo kuyijamo. N'iyo nzira mbi nabwo ni uburenganzira bwa buri wese kuyijamo. Ariko ibyo Yesu yari agamije, Yesu yasanze abafarisayo n'abakorodayo hamwe n'abanditsi ngo ibintu by'amategeko babikurikiza, kandi ngo bazi ko bari mu nzira nyakuri, bazi ko barimo bagenda baja mu ijuru. Yesu ngo arabitegereza, areba abasadukayo uburyo bazamutse, bari mu buryo bw'amategeko, bari mu buryo bwa bitabo bya Mose, ariko bibwira uko baraja mu ijuru, ariko nyamara ngo bakavuga ngo iby'umuzuko ntabyo, iby'isi insha ntabyo. Byose ngo arabitegereza cyane. Areba abafarisayo ngo bageragezaga kwizera iby'umuzuko, bakagerageza gutekereza ibyo kugaruka kwa Kristo, ariko nabo ngo bagasaba bakajanamwo ngo imihango yabo ya kera, bakumva bakizwa, ariko ngo n'imihango yabo yabasekuruza batayireka. Yesu ngo arabitegereza, arabareba, abona batazi ukuri uko ariko, ashaka kubabwira inzira nyayo. Amen. Ashaka kubabwira inzira nyakuri. Nicyo cyatumye nureba igice cya 5 kugeza ku gice cya 7, Yesu yashatse kwereka abantu, ababwira amategeko n'amabwiriza y'ubwami bw'Imana. Ashaka kubakura mu mategeko ya Mose asanzwe cyangwa se y'imihango ya kera, ashaka kubabwira amabwiriza n'amategeko y'ubwami bw'Imana. Muri ayo mategeko y'ubwami bw'Imana hari aho yavuze ngo ntiyaje no gukuraho amategeko ya kera, ngo ahubwo naje kuyakomeza. Naje gukomeza ayo mategeko. Kandi ari amategeko Mose yari yarahawe n'Imana. Urebye muri iki gice cya 6 urasanga na Yesu Kristo yarayasubiyemo, ababwira hejuru yo kutica, yo kutarahira izina ry'Imana, yo kudakora ibyaha bitandukanye. Agerageza kubibasobanurira, ariko nyamara arababwira ngo nta yindi nzira mushobora kubona yo kubageza ku Mana uko inzira sifa kwa Mungu. Amen. Izi inzira zibiri Bibiliya yavuze, ni inzira imwe ngo ni inzira nini, kandi iyo nzira nini ngo izijana abantu kurimbuka. Ikintu cyantangaje nuko Bibiliya ijambo ry'Imana ryavuze ngo kandi abayinyuramo ngo ni benshi. Nimwibaze namwe, abanyura muri iyo nzira nini ngari, iryo rembo rinini, ngo ni benshi, kandi bwa bwinshi bwabo ngo ko baragenda mu nzira izabaganisha
mu rupfu. Mm. Iyo urebye iyo nzira iroroshe, ntabwo igoye. Iyo dusomye mu gitabo cy'imigani igice cya 14 umurongo wa 12 bivuga ngo hariho inzira ngo itunganiye umuntu, yoroheye umuntu, ariko iherezo yaryo y'iyo nzira ni urupfu. Iyo ugiye mu nzira ikoroheye ituma ukora icyo wumva n'icyo ushaka, iherezo ryayo ni urupfu. Kandi iyo nzira ntiremereye, ntinagoye. Imana itubabarire. Amen. Ni inzira itagoye kandi ni inzira yoroheje cyane. Hariho umwanditsi wavuze ngo iyo nzira iyo uyigiyemo, iyo nzira nini, iyo nzira ngari, ngo uze uyijanamo n'ibyawe byose, uko wakabaye, uko wagateye, kamerano yawe wavukanye, ngo iyo uri mu nzira ngari ujana nayo, ugenda uhinduka. Nta kintu na kimwe gihinduka mu buzima bwawe, kuko uri mu nzira ngari, uridagaduye, turemerewe. Iyo nzira nta mabuye, ntusitara, oya, nuvuga ngo uri libre, uragenda. Kandi wibuke ko n'abasadukayo nabo n'abafarisayo nabo muri iyo nzira bari bayihagazemo. Amen. Bari bayihagazemo. Imvugo y'iyo nzira ni nta kibazo. Ese hari ikibazo gihari? Bakoze ngo se umuntu w'umukristo ugira ngo nta kibazo, ko turakijwe twese. Ingeso zabo zose barazijana muri iyo nzira. Bagenda mu miterere y'imiryango yabo, bagenda mu miterere y'ibihugu batuyemo, bakora uko abanyagihugu bakora, kandi bitwa ngo bari mu nzira ija mu ijuru. Iyo nzira bene data ni inzira ngari, ariko iganisha mu kurimbuka. Kandi tutaraja mu rubanza rw'iriya rw'iherezo, buri wese agomba kumenya inzira ahagazemo, kuko turacyafite igihe cyo kuyoboza. Asifiwe ba. Turacyafite igihe cyo kuyoboza. Ushobora kuba warayobye mu nzira, iyo umugenzi ugiye ukihuta ukabona wayobewe aho usha, uza uparika ukabaza abagenzi, ukababaza ngo ese uyu muhanda iri barabara riranshitse ahanaka, bakakubwira toya, wayobye, subira inyuma, nugera ku cyapa kimeze gutya ubone gufata uwo muhanda, ukagaruka ugasubira mu muhanda ukagerayo. Nubwo wagerayo utinze, ariko uragaruka ukagerayo. Nicyo gituma haracyariho uburyo bwo kuva muri iriya nzira ngari n'iriya rembo rinini, ukongera ukagaruka ugasubira mu irembo, mu nzira ifunganye. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu avuga muri iki gice yavuzemo imigani 3, kandi iyo migani yarantangaje cyane. Umugani wa mbere Yesu yagaragaje muri uwo mwanya, yagaragaje inzira zibiri, agaragaza inzira nini n'inzira nto. Umugani wa kabiri abereka ibiti bibiri, igiti cyera imbuto nziza n'igiti cyera imbuto mbi. Umugani wa gatatu abereka urufatiro, inzu zibiri zubatse ku mfatiro zibiri. Ifatiro imwe yanditswe ku rufatiro rukomeye rw'amabuye, urundi rukubakwa ku rufatiro rw'umusenyi. Ariko icyo yarangamije kwari ukugira ngo agarura abantu, ababwire ngo bave mu nzira iganisha ku rupfu, ahubwo ibazane abasubize mu nzira iganisha mu bugingo bw'iteka ryose. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ntihabwa icubahiro. Inzira ngari ni inzira umuntu akigenda uko yakabaye, umuntu ukigivuga uko ashaka.
umuntu ugikora icyo yumva n'icyo atekereza. Iyo ni inzira ngari kandi irimo benshi. Nibajije ndatekereza ngo se ahari ntitwaba tukiri muri iyo nzira, ntitwaba tugifite abantu benshi bari mu materaniro, bari mu matorero, bari mu bihe byo gusenga no guterana, ariko bakabikora bari muri iriya nzira. Bene data, haracyari igihe cyo kugaruka mu nzira nyakuri. Yesu yaravuze ngo nyamara hari inzira ifunganye, irafunganye. Arangije kuvuga ko ifunganye, hari umwanditsi nawe wayivuze avuga ko itoroshe. Abayinyuramo ntiborohewe, abayinyuramo ntibidagadura, abayinyuramo ntibagenda uko abandi bagenda, abayinyuramo ni abagabo n'abagore bagendera mu bushake bw'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Bagendera mu bushake bw'Imana. Ni inzira utajyanamo imbaraga zawe, ni inzira utajyanamo icyubahiro cyawe, ni inzira utoshobozwa n'umuryango, ni inzira utashobozwa n'iterambere, ahubwo ni inzira dushobozwa no kwizera Yesu Kristo nk'umwami w'ubugingo bwacu. Amen. Asifiwe. Asante. Hakenewe kumenya inzira duhagazemo kugira ngo duhinduke. Niko cyatumye Yesu agaragariza abafarisayo n'abasadukayo n'abanditsi, arababwira ngo inzira ni zibiri, kandi ababwira ko z'ukuri bo bari muri ya nzira nini ngari. Ariko Yesu yari aje kuvuga amabwiriza n'amahame y'ubwami bw'Imana, avuga ngo umuntu wese kugira ngo agere mu bwami bw'Imana nuko agomba kuba ari mu nzira ifunganye. Imana ishimwe. Amen. Inzira, iyo tuvuze ngo inzira ifunganye mu kindi kinyarwanda cyangwa se mu zindi mvugo, ni inzira nto itagaragara, itaboneka. Inzira itaboneka ni inzira izibonwa na nyirayo urimo uyiteramo intambwe. Ni inzira ifunganye, yegeranye. Aho umwanditsi yavuze ngo umuntu ntazajyanamo n'abana be, ntazajyanamo n'umugabo we cyangwa n'umugore wiwe. Buri wese uyihagazemo azayihagararamo nk'aho ari we wenyine. Haleluya. Ugendamo wenyine, warangiza kuba uyirimo wenyine, noneho bikajya kugaragaza imbuto zayo, abantu bagatangira kugusoromaho imbuto zayo, abantu bagatangira kukuvugaho ubuhamya bwiza, kuko uri muri ya nzira igize gute? Ifunganye. Ni inzira itakwemerera kujana n'igititi, ni inzira itakwemerera kujana n'abo mungana, ni inzira itakwemerera kugendana n'ibihe turimo. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Iyo nzira ni inzira rukumbi y'umuntu iwe wenyine ari kumwe na Yesu Kristo. Iyo turebye Yosefu yagiriye muri iyo nzira, agenda muri iyo nzira ari kwa se, agenda muri iyo nzira ari kumwe n'abakuru be, agenda muri iyo nzira ari umunyagano, agenda muri iyo nzira ari kwa shebuja, ariko kuko yari kumwe na Yesu mu bugingo bwe, yari kumwe n'Imana mu bugingo bwiwe, cyatumye agaragaza Imana ya Isiraheli. Haleluya. Kubera ko yari mu nzira ifunganye, ntabwo yarangajwe n'ibyo kwa nyirabuja, ntabwo yarangajwe n'icyubahiro cyo kwa shebuja, ntabwo yigeze arangara. Nicyo gituma bene data, muri ibi bihe turi mu bihe bikomeye birimo bigabanya ubukana bw'ubwami bw'Imana. Abantu bari mu kwigabanyiriza, bagakora ibyo bashaka aho gukora ibyo ijambo ry'Imana rishaka. Ariko iyo turi mu nzira ntoya, inzira ifunganye,
iyo unagize intege nkeya ushaka imbaraga z'Imana. Iyo unaguye no mu cyaha ushaka uburyo bwo kwihana icyaha. Ibitandukanye inzira ngari umuntu akora ibyo ashaka kandi akumva ko ariko kuri kwe, ni ukuri kwe, ni uburenganzira bwe, ni demokarasi. Ariko iyo uri mu inzira ntoya ugenda wirinda, ugenda wihana, ugenda wicuza, ugenda mu maso y'Imana. Ikindi gikomeye kiri aho ngaho muri iyo nzira ntoya ni inzira wikorera umusaraba wawe wenyine. Ni inzira wikorera umusaraba wawe wenyine. Nta wundi muntu ushobora kugutwaza, nta wundi muntu ushobora kukugabanyiriza. Ni ukwikorera umusaraba wawe wenyine kandi ukawikorera, haleluya, mu buryo bwose, mu buryo bumwe n'ubundi, wikoreye umusaraba wawe. Iyo wikoreye uri kumwe na Kristo muri ya nzira, ni wowe wenyine ushobora kukuruhura. Amen. Yesu wenyine ni ushobora kukuruhura kuko uri kumwe nawe kandi wikoreye umusaraba wawe wo kugira ngo umukurikire, ugendere muri ya nzira itunganye, ugendere muri ya nzira ntoya, ugendere muri ya nzira udashobora kureba hirya no hino no gutabaza abandi. Aho umuririmbyi yayigezemo ari wenyine arareba, haleluya, aravuga ngo ubwo nari ngeze mu ishyamba niganira nyiheba, mbona nta yindi nshuti no kwiyambaza. Aravuga ngo niyambaza Yesu, niyambaza Yesu. Aho muri iyo nzira nto, aho muri iyo nzira ifunganye, aho mu kwiringira no kwizera, aho ngaho mu gushaka ubushake bw'Imana ku manywa na nimugoroba. Iyo ugize ibibazo umusaraba yikuremereye, nta wundi ushobora gutabaza, utabaza Yesu wenyine. Haleluya. Yesu wenyine niwe ushobora kugutabara. Imana ishimwe. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Yesu niwe wagenyira iyo nzira toya, ariko nyamara ngo arangize aba ari we uje imbere y'iyo nzira. Niwe tuba dusangamo, niwe uri imbere yacu kandi ni intwari, ni umugaba, ni umugabo udatsindwa, ni umugabo utagira ubwoba. Ingamba zose arwana arazitsinda, atakubwira gusa wowe reka kuja mu nzira ngari nini, ureke kwita ku bandi, wowe uze mu nzira ntoya gusa, nurangiza uransangamo kandi ndakuneshereza ngutsindishirize. Amen. Amen. Ubwo nari ngeze mu ishyamba niganyiye niheze, mbona ndashuti yantabara niyambaza Yesu. Mbona ndashuti yantabara niyambaza Yesu. Imana nishimwe. Amen. Yesu niwe udutabara, Yesu niwe udufasha, Yesu niwe komezi idukomereza muri ya nzira ifunganye, mu nzira ntoya. Bakristo ntabwo dusa nk'abandi, bakristo ntabwo tugenda nk'abandi, bakristo ntabwo tuvuga nk'abandi, bakristo ntiduteye imiterere yacu si nk'iy'ab'isi, ahubwo imiterere yacu ni imiterere y'abantu bari baja mu ijuru. Umwanditsi yaravuze ngo turi abashyitsi n'abimukira, ko turagenda turi mu nzira izatujana mu bwami bw'Imana iwacu. Turi abashyitsi, turi abimukira, ko turagenda, ko turahatana kandi aho tuhe duhatanira ntabwo horoshe, inzira ntiyoroshe. Si njia rahisi kutembea na Yesu. Yesu niwe ushobora kukorohereza, ntabwo ari inzira yoroshe, ntabwo ari inzira yoroshe. Muze haraja kuyituririmbira turangije. Ntabwo ari inzira yoroshe, si inzira yoroshe, inzira ija mu bwami bw'Imana. Niba mwamubona abandi barayitangije bakaba bageze mu zabukuru bagihagaze uko batangije, ntimutekereze ngo zari zoroshe. Ni ngombwa ko natwe duca muri iyo nzira, bidukomereye tuyikomereremo, bigoye tuyigorerwemo, bibabaje tuyibabariremo, ariko iherezo tuzabona ubugingo. Amen. Imana ishimwe. Iherezo tuzabona umwami Imana, iherezo tuzaruhuka imitwaro twikoreye, iherezo
ntiyaje yigisha ubwami bw'isi. Yesu ntiyaje aje kuba umutware, ahubwo yavuze ngo naje gukorera abandi, naje kuba imbata y'abandi. Nicyo gituma umwigisha yatubwiye ngo Yesu yatangiye koza ibirenge abigishwa be. Ba Petero ati ntibishoboka, umunyacyubahiro ibiki n'ibiki. Aravuga ati nintaboza ntaho tuzaduhuriye namwe. Inzira ija mu ijuru ni inzira ikomeye, ariko tuyishoboreshwa n'iki? Tuyishoboreshwa no kwizera umwami Yesu. Amen. Dushyira Yesu imbere, byose bizashoboka. Asifiwe. Amen. Nubwo ikomeye iyo nzira, nubwo iremereye iyo nzira, ariko iyo umuntu ari kumwe na Yesu, zose biratuza. Uzi ko Yesu azatanga amahoro abantu bataye babona ko ufite amahoro. Uzi ko Yesu azatanga umugisha abantu batakwita umunyamugisha. Uzi ko Yesu aza kuruhura abantu bazi ngo urarushe. Haleluya. Kuko muri kumwe mwembi, ni wewe nawe, ni wewe na nta wundi. Kandi hari umwanditsi wavuze ngo uko abantu bakubona siko Imana ikureba. Abantu bashobora kukubona uko abantu bakuvuga uko bakubona, ariko Imana yo ibikuzi kuko uri kumwe na Kristo muri yo. Amen. Uri kumwe na Kristo muri yo. Iyo uri muri Kristo hari uko Imana ikubona, kandi uko Imana ikubona niko kuri. Niko kuri. Nimuvuge ngo amen. Amen. Niko ukuri nyakuri ni uko Imana ituvuga. Uko abantu batuvuga bashobora kuba ukuri, ariko ubundi ntikuba ukuri. Abantu bashobora kugutekererezaho bakavuga icyo bagutekererezaho, ariko Imana ntizivuga icyo yatekereje, izivuga ikibona. Amen. Izivuga ukuri kwayo, ntizikeka. Abantu bakavuga ngo barakeka, abantu bakavuga ngo uyu nguyu ngo asigaye agera. Oya, Imana iyo uri mu nzira ifunganye, inzira y'ukuri, Imana izikubona ukuri kose. Haleluya. Haleluya. Asubuhi ninaamka na Yesu ninashukuru. Nashukuru kwa mapenzi yake Mungu kuniamsha mimi. Nashukuru kwa mapenzi yake Mungu kuniamsha mimi. Haleluya. Haleluya. Inususu uri kumwe nayo, kumanywa ngo uri kumwe nayo, nimugoroba uri kumwe nayo, tishobora kukuyoberwa, irakuzi. Nimba uri mu nzira ngari irakuzi, nimba uri mu nzira ifunganye irakuzi. Amen. Imana nishimwe. Amen. Nuyihanga amaso irakubona, nutayihanga amaso irakureba. Imana iratuzi. Ariko ikiruta byose igikomeye cyane bene data, nuko duhagarara mu nzira ntoya, inzira ifunganye, inzira ikora iby'ubushake bw'Imana. Aho iyo nzira duhagarara mu gusa. Duhagarara mu nzira. Tureke guhumaguza, tureke kureba hirya no hino. Mukaruti ngo yibutse abo bakoranaga, nubwo yari yagiriwe ubuntu bwo guhaguruka akaja mu nzira ifunganye, ariko ngo yibutse abashuti biwe, yibuka abo bakoranye bibi, ngo yumva umuriri w'umuriro uramanutse i Sodoma n'i Gomora, ngo arahindukira, ngo ahindukiye ahinduka inkingi y'umuntu. Kubera iki? Kubera ko yari mu nzira zibiri. Yari mu nzira ngari agasakaza mu nzira ntoya, agasaba mu nzira ngari akaza mu nzira ntoya. Tuve mu mayira abiri, dukizwe tumaramaze, twera imbuto ziza, twoye kwera imbuto mbi. Asifiwe Yesu. Amen. Abo nibo bantu, abo nibo bagabo, abo nibo bagore, abo nibo bahungu n'abakobwa bakenewe muri iki kinyejana, igihe cy'iterambere, igihe gikomeye, igihe cy'iterambere rikomeye rigoye. Ibihe twumvaga kera mu buryo bw'ubuhanuzi tutarabibona, ubu tukaba twabigezemo mu iterambere, kandi bifitiwe uburenganzira n'amategeko abiproteja. Ni ukuvuga ngo tubirimo. Hari igihe ubuhanuzi bwa kera bwabaga, noneho tukagira ngo bizoba bifite irindi bara, bimeze gute. Ariko ko turagenda tubisatira, kandi ari iterambere, kandi iterambere ryiza ridahungabanya umuntu, rihereza umuntu uburenganzira. Ariko si iryo terambere turarihagararamo duhagaze mu yihe nzira? Imana ishimwe. Amen. Ni iyihe nzira duhagararamo? Duhagaze mu yihe nzira?
ni inzira igana mu ijuru cyangwa ni inzira igana ikuzimu. Yohana mu gice cya 17 umurongo wa 3 yaravuze ngo ubu ni bwo bugingo buhoraho ko abantu bakumenya bakamenya ko ari wowe ufite ubuzima bwose bwo muri Kristo Yesu. Hallelujah. Yesu niwe buzima, Yesu niwe bugingo, Yesu niwe nzira, Yesu niwe mbaraga zacu. Haleluya. Amen. Muririmbi w'Igiswahili yaravuze ngo siwezi mimi peke yangu kushinda mambo ya shetani, lakini ninaomba Mungu washa moto ndani yangu, asa umuriro muri jewe. Muri iyo nzira uhagazemo, mu nzira wahisemo, ni uburenganzira bwawe. Nimba warahisemo inzira ntoya, saba Yesu aguhereza imbaraga z'umuriro, imbaraga z'umuriro. Ntabwo ari imbaraga z'amaboko, ntabwo ari imbaraga fizike, oya, ni imbaraga z'umwuka w'Imana z'umuriro zigufasha muri ya nzira. Asifiwe Yesu. Amen. Amen. Izakozwe n'intumwa igice cya 4 n'umurongo wa 12, abantu bamaze kumenya bareze babona ibitangaza ba Pawulo bakoze, ba Petero na Yohana bakoze, bakijije umuntu. Noneho baratangazwa baravuga ati ibintu bimeze gute. Arababwira ngo nta wundi ntaka agakiza ntahandi kabonera. Amen. Amen. Agakiza ntahandi kabonerwa, agakiza kazakabonerwa mu izina rya Yesu Kristo. Muri iryo zina nimwo hashoboye gukira ibimuga byakiriye, nimwo ibitangaza bibera. Ntabwo abari muri twebwe bashaka gukura abantu ku maso, bariko bareba ba Yohana bakabitegereza bakagira ngo none nibo bagize icyo bakora. Ibo bonyine baragatoya si twebwe, nimutumbire Yesu wenyine gusa. Amen. 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 Nimutumbire Yesu niwe baze yo kwizera, kandi ngo niwe uzagira gute, uzagusohoza, niwe uzasohoza uko kwizera kwacu. Duhagarare mu nzira iboneye. Iyo nzira duhagararamo ni iyihe? Ni inzira y'ijambo ry'Imana, ni ukwita ku mabwiriza y'ijambo ry'Imana, ni ukwita ku mabwiriza y'ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana ntibutwemerera, ntibuduhangura. Haleluya. Amen. Ntibutwemerera, ntiwemerewe, tuhanguriwe. Oya, tuhanguriwe. Twasomye amagambo ya Yesu mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana. Zavuze ngo Yesu niwe nzira n'ubugingo. Tushobora kugera kwa Data udaciye muri Kristo Yesu. Abantu benshi baba mu bitirirwa ubwami nyamara batazi amahame y'ubwo bwami. Ngo Toma niwe wabashije Yesu asese kugira ngo tuzagere mu bwami bw'Imana bizaca hehe? Kandi bari baturanye, bari bakorana, yari umwe mu ntumwa za Yesu, bari bamaranye igihe kirekire. Ariko Yesu abona ko Toma atasobanukiwe inzira ahagazemo. Aramubwira ngo Yesu aramubwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawuja kwa Data tamujanye. Amen. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Amen. Yesu niwe nzira itujana ikatugeza mu bwami bw'Imana. Hallelujah. Yesu niwe uba hafi iyo uri mu nzira ifunganye. Yesu niwe utuma utavuga uko ushoboye. Mugabo umwe, umugore yamubwiye amagambo atanejeje cyane, ngo aramubwira ngo ariko naka iyo undeba n'imbaraga zanje n'ubushobozi mfite n'uburebure n'ibiro, uwo mugabo yagira nk'ibiro nka 90 gutya. Aramubwira ngo uretse Yesu Kristo winjiye muri jewe akangira kamere yanje kayimara, ngiye kugukubita kurabona ko hari amagufwa yawe boshingura. Atariko kuko Yesu ari muri jewe, ngaho vuga icyo ushaka utagira Yesu muri we. Amen. Ayo si amakuru numvise. Twabanaga mu munyamuko, twabanaga yabaga hakurya y'iwacu na madamu aramuzi. Ariko aravuga ngo kubera Yesu
nta mbaraga mirongo icyenda atacu nokora. Hallelujah. Haleluya. Amen. Yesu azagira icyo akora muri wewe. Yesu azagira icyo ahindura muri wewe. Yesu azagira icyo akora ahindura muri wewe. Yesu azagira icyo ahindura muri wewe. Muri iyo nzira iyo nzira toya uri kumwe na Yesu ari cyo yokora muri wewe. Nimba ugikora uko uteye kwa kundi bari bakuzi wanyu. Yesu ntarakoreya bado. Yesu acha koreya ndani yako. Yesu ntabwo arinjira neza. Ni kwa kundi iyo ufashe isukari ukayisuka mu gikombe wamara ntushiremo akayiko uzumwe icyayi kitarimo isukari kandi isukari iri hasi. Ibiri hasi. Nimba uri umukristo ugikora kamere zawe za kera uri nk'icyayi kirimo isukari kandi kitakorozwa. Mureke umwuka wera adukoroge tuje mu nzira nyakuri. Amen. Nimuvuge ngo amen. Amen. Nimuvuge ngo amen. Amen. Tuicyitegererezo tugaragaza ubwami bw'Imana, tugaragaza ubukristo, tugaragaza imico ya gikristo, tuve mu mico ya kera yakavukire, tuve mu mico y'iterambere ituma tubigira ibintu bikozwa isoni. Bikoze isoni. Tureke kugira imyambarire idahwitse. Tureke kuvuga amagambo adatunganye. Tureke. Haleluya. Amen. Tureke. Sifa kwa Yesu. Amen. Niki waretse. Uri ndavuze ngo naretse zose nkurengera. Wewe waretse iki kubganje. Waretse iki kubganje. Mureke tuje duhugurane umuntu wese areke yoba twohuye ngo tubonane tuganire tumenye za kamere. Uzumvira ngo kamere yanje yangoye niyi nibuca nanje kubwira yanje no ejo bundi nzoguhereza ubuhamya ngo ya yindi yangoraga jewe yararangiye. Asifiwe Yesu. Amen. Tuve mu magambo, tuve muri teori, tuje muri pratique. Dukora ubukristo usukuye, ubukristo butuyemo Kristo, ubukristo bugendana na Kristo, ubukristo bwera imbuto nziza. Uri mu yihe nzira? Inzira uhagazemo ni yihe? Ngiye gusoza. Muri nzira yaravuze ngo nta yindi nzira nta nimwe uretse iya Yesu n'umusaraba we. Iyo niyo nzira tugomba kugenderamo. Iyo niyo nzira tugomba kuba duhagazemo. Kandi niki kibiranga? Tuzavuga ibiranga abantu bari muri iyo nzira, imbuto z'iyo nzira uko zizaba zimeze ejo nituhagezwaho kugira ngo twongere dushimangire iri jambo. Ariko ndifuza umwuka w'Imana yampatiye yanemereye kugira ngo tuganire twibaze ngo ese turi mu yihe nzira. Amen. Kandi nimba ukiri muri ya nzira ngari ija kundaraza, nimwibuke ibihe byakera twacaga ku bakozi b'Imana tukitunganya tukava mu nzira ngari tukinjira mu nzira ifunganye. Uyu mugoroba aho ugiye kuryama natwe aho tugiye kwirirwa tugende twisuzuma, twisubireho niko wa munsi twavuze, twisubireho niturangiza tuje mu nzira itunganye y'Imana. Imana nidufashe, Imana iduhereze umugisha, ariko twibaze ngo se hariho inzira igana y'Imana. Hari inzira nini ijana abantu mwirimbukiro, ariko hakaba n'inzira nto tugomba gucamwo kugira ngo tugire gute dushobore kwakira ubugingo bw'iteka ryose. Ni ikibazo ngisize kuri wewe nanje, ni yihe nzira urimo? Imana nibafashe kandi bahereze umugisha. Amen.